Bifurije kugubwa neza mwese, mbifurije ibihe byiza. Amandazi ni ifunguro rikundwa na benshi, bamwe ariko ntibamenye uko bayategura. Nizere ko twize mwamenye kuyategura. Ubushize twize gukora amandazi yoroshye. Ngira ngo niba utarareba video wasubira inyuma ukareba mu mavideo ari kuri Hot 250 urasangaho amandazi yoroshye ku buryo bworoshye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo noneho wategura amandazi yitwa donuts. Donuts ni ubwoko bw'amandazi usanga byimbye, aryoshye, asa neza kandi afitemo uruziga muri yo. Ikaze nitwa Isabella Dusengimana, ngo ikaze mu biganiro bya Hot 250 TV yacu yizewe. Tugiye kurebera hamwe uburyo bakora donut. Niba utarakanda kuri subscribe reka nkwibutse wikandeho, niba warayikanze ndagushimiye cyane. Mu gukora donut hari ibikoresho dukenera. Turaza gukenera ifarini. Nicyo gikoresho cy'ibanze mu gukora amandazi. Ugomba kuba ufite ifarini, utayifite sinzi ko wakora amandazi aya donut. Ifarini urayifite, ufite umusemburo pakimaya. Numwihariko w'aya mandazi yitwa donut. Murabizi ko mu yandi mandazi twakoreshaga capa mandazi. Dufite amagi abiri, dufite bureba, ndaza gukwereka igipimo, dufite isukari, dufite amata y'inshyushyu, ntabwo ashyushye, ni amata asanzwe nyine, ntabwo yashyushye cyangwa se ngo yakonjeshe. Hanyuma rero ibindi tumubona ni ibipimo turi buze gukoresha n'agaforume. Mu gukora donut aka ni akantu k'agaforume ngiye gukoresha, ni uburyo nyine bwo gushakisha ibikoresho bituri hafi tukabikoresha. Yego hari forume zabugenewe mu gukora donut, ariko wowe niba ufite akantu kabamo kirida uzikuremo cyangwa se wazimazemo uragakoresha nta kibazo. Ibi ni byo bikoresho turi buze gukenera. Ubundi dufite nicyo dukaragisha, bya bikoresho bituri hafi nyine. Icupa wabasha kuribona warikoresha, turi buze gukaraga. Ibikoresho iyo umaze kubibona rero turatangira tugakora donut zacu. Ufite iforume cyangwa se ahantu ugiye gupondera. Njye nkoresha aka kabase kameze neza, nageneye ibintu byo guponda, cyangwa wakoresha ikindi gikoresho ufite cyo guponda. Icyo yeraho rero ni amata. Turakoresha agace k'aka gakombe mu gutegura donut. Agace k'agakombe amata asanzwe rwose, nta shyushye nta konje nta kintu kindi yakorera, ni amata y'inshyushyu nyine. Hanyuma turakurikizaho bureba nayishongesheje. Mu gukoresha bureba urakenera utuyiko dutatu dutoya nitwo nashongesheje, nitwo nkoresheje. Uraza gukenera kandi amagi abiri niyo tugiye gukoresha dukora za donut. Urayamena rero, ukayameneramo hano. Yego, iyo urangije kuyamena uravanga ya magi kugira ngo yivange n'aya mata na bureba tumaze gushyiramo, ugakora uruvange. Yes, yego, wabona byivanze, ubona amata ndetse n'amagi bivanze bidafatanye, turongeramo umusemburo cyangwa se pakimaya, niyo dukoresha nk'umusemburo. Uretse ko hari n'ubundi bwoko bw'imisemburo nk'iyi ya yeast cyangwa se levure. Turakoresha akayiko gato kamwe muri donut zacu. Mwabonye igipimo dufite ko ari igikombe kimwe cy'ifarini. Iyo urangije rero gushyiramo ahangaha, urongera wa musemburo ukawuvanga, ukivanga na ya mazi na ya magi ndetse na ya bureba, ugakora nyine ikimeze nk'igikoma. Yego, iyo urangije rero ubonye byivanze, wa musemburo wivanze na ya mata ndetse na ya bureba, turakurikizaho isukari. Turakoresha ibiyiko bibiri binini, kimwe bibiri, ibiyiko bibiri binini. Wongere vanga rwose, ukore uruvange rw'ibisukika. Iyo umaze kubivanga rero gutya, urashyiramo ya farini.
urashyiramo ifarini, nabonye ko nkoresheje igikombe kimwe, ubundi uvange igipondo. Yes, vanga igipondo. Urabona ko gitangira cyoroshye kuko ifarini ntabwo irakwiramo hose. Yego, birageraho nyine ukabona ko bikomeye. Urabona ko igipondo cyacu kiri kugenda gikomera. Koresheje ikiyiko rwose vanga. Yego, komeza ukavanga ukareba uburyo igipondo kimeze. Igipondo kivamo amandazi ya donati kiba cyoroshye ariko kitoroshye cyane nka cya gipondo cya keke. Ubwo rero iyo ushyizemo ukabona kitari kuza gikomeye, wongeramo agafarini. Aha rero tugiye noneho gupondesha intoki kugira ngo tunoze pate. Ni byiza ko pate rwose uyiponda ikanoga bye, ikanoga pe. Aponda, wabona gufata ku ntoki ukongeramo agafarini, ubundi ugakomeza ugaponda kugeza igihe itagufata ku ntoki cyangwa ifate ku gikoresho twakoreyemo. Yego, uraponda rero, wabona pate ijya gufata ku ntoki ukoresha utuvuta dukeya tw'ubuto, amavuta makeya cyane rwose, atari menshi nyine. Amavuta uyasiga mu ntoki ubundi ugakomeza ugaponda. Urabona ko ya pate yacu yatangiye kumera neza kuko ari mu gikoresho duponderamo, ntabwo iri kuhafata, ari no ku ntoki ntabwo ikiri kumfata. Ariko urakomeza ugaponda pe, uyiha akanya ukayiponda ikanoga. Pate yacu rero ni ikigaragaza ko yanoze kuko ntabwo iri kudufata mu ntoki. Yes, kurikizaho rero ufata pate yawe ukayishyira aho wapondeye, ugapfundikira, ugategereza iminota 30. Turagaruka tureba uko pate yacu imeze. Nyuma ya minota 30 rero tuza kureba uko pate yacu yabyimbye. Urabona ko yabyimbye rwose. Yego, yabyimbye. Ahangaha rero uyikura muri cya gikoresho twapondeyemo, ugafata agafu gake, ndavuga agafarini gake, ugasiga ku meza, ukongera ukayiponda. Yego, ongera ukayiponda. Kugeza igihe ubonye ko nyine ya pate yacu yegeranye. Ngaha rero ya pate urayigabanya, wongera ukayipondaho. Noneho tugiye kuzinga za donati. Ko tumenyereye amandazi asanzwe, ntabwo ariko donati tuzikora. Fata pate, gafu hasi ku meza, ugafata rya cupa cyangwa se niba ufite ruro ukayikoresha, urakaraga uyisukume nyine, ndavuga uyirambure. Yego, iyo rero umaze kuyisukuma cyangwa se kuyikaraga, ukurikizaho gufata agakombe. Iyi niyo forume ngiye gukoreshamo ya donati tugiye gutegura. Uragenda ukata ku buryo ihwana no hasi. Wabibonye gutyo. Yes, ukora indi
amandazi turi gukora byose twakase n'amandazi mu bwoko bwa donut. Yego, irangije rero ka gaforume nakubwiye ugenda ugacishamo gutya hagati, ukagakuramo kano ko hagati. Yego, gutyo gutya, witonze rwose ku buryo ubona ko hasigayemo akaziga mo hagati. Yes. Ayo tumaze kubona rero turayakuraho dushyire ahantu. Yego. Yes. Noneho na ya yindi yasigaye turongera tuyiponde dukuremo izindi donut. Iyo ubonye rero umaze kuzikata neza, urongera n'ubundi ukazipfundikira ugategereza nibura iminota 20, ukaza kureba uko ziba zimeze, tukajya muri indi etape nza kukwereka. Nyuma rero ya minota 30 twapfundikiye donut zacu, murabona ko ziyongereye mu mubyimba, zabyimbye. Turakurikiza rero kujya kuziteka. Amavuta yahiye, rambikamo za donut, ntushyiremo nyinshi kugira ngo zitaza kubura aho zihira. Ubundi ukimara kuzishyiramo ugatangira ukagaragura kugira ngo zitaza gushirira. Yego, witonze. Bisaba ko umuriro ucunga utaza kuba mwinshi kuko zishirira ubusa. Genda ugabanya bitewe n'uko amavuta yabanje ariko agashya. Iyo yamaze gushya cyane rwose ubona ko yahiye, ukimara gushyiramo donut ugabanya umuriro kugira ngo zitakwereka ko zihiye nyamara imbere zidahiye. Ugabanya umuriro, ugenda ugaragura. Urabona ko mu mavuta ziragenda zibyimba, ugategereza rwose ukagaragura witonze, zigahindura isura. Hano zirahiye, turakurikizaho kuzarura. Yes. Turakomeza gutyo kugeza igihe zose zirangiriye. Nkuko mubibona rero donut twateguye uyu munsi zabonetse, zirasa neza rwose uko ubibona. Watangira kumira amazi, ariko nta mpamvu yo kumira amazi kuko wabonye uburyo bazitegura, nawe wabasha kuzitegurira. Ukunda isukari wajya unyagiza agasukari cyangwa se ugafata irindazi ukarikuza mu isukari ugatereka agishyushye, ariko kugira ngo agasukari gafateho nk'uko hano nabikoze. Ariko ngiye kubera ko ntashatse gushyiramo isukari cyane, ndarekera gutya. Karibu rero dusangire, urebe ukuntu mo imbere riba rimeze. Yes, nuko nguko urabona ko riba risa neza n'imbere. Araryoshye. Kabisa niyo mandazi ngwitiyemo. Aroroshye, araryoshye, afite forume nziza. Ndayifuriza kuryoherwa kuko uba wabyitegurira.
waba ukunda kuyarya gishyushye, waba ukunda kuyarya ahoze, tayari. Ndabashimiye rero mwese mwakurikiye ikiganiro cya none kijyanye n'igikoni cyo guteka, kwiza uburyo bateka donati, amandazi meza cyane afite forume nziza cyane, ariko nziza cyane. Nizere ko rero tazongera kubona ahantu ari uvuge ati yari yarahenze ntabwo nayagura, ari yarahenze sinabasha kuyikorera. Mwabonye ko byoroshye kuyakora, nukurikiza amategeko n'amabwiriza muri video uzabasha kuyakora kandi yakore neza cyane. Reka rero turyoherwe kandi twibuka ko isuku ni isoko y'ubuzima. Koresha isuku ukaraba, ufurisha isabune furaha. Isabune furaha ni isabune nziza cyane, no kuyoga wayoga bikaba tayari cyane. Nkurangirira ahantu ushobora kuyisanga ni mu mujyi kuri Cleanwell, baraguha isabune nziza ya furaha. Niba ucuruza cyangwa ushaka kurangura, bahamagare kuri nimero ngiye kukubwira, ni 078, andika 078 yego 22 130 44. Yes, ubundi wigurire isabune nziza, isabune yitwa furaha. Nitwa Isabelle Dusengimana, ndabifuriza kugubwa neza mwese. Bye bye.